Hallelujah. 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 Nanjye mbaje gushima Imana ko yabanye natwe no weekend yose. Shima Imana kubw'umuvandimwe Olivier n'igiciro cyinshi. Hallelujah. Ni ibintu byinshi twashima Imana kuri we, ariko byose Imana yumve ko tuyishimye. Hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Timoteyo 2. Timoteyo 2 igice cya 2 turahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo nuko rero mwana wanjye, Timoteyo 2 igice cya 2 umurongo wa mbere. Nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Twongeye dusome mu Bakorino ba mbere igice cya 4 nanone umurongo wa mbere. Aravuga ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava, kandi ibisonga bishakwaho ko biba abanyamurava. Hallelujah. Twongere dusoreze muri Yohana igice cya 4. Yohana igice cya 4 umurongo wa 32. Yohana 4:32. Yesu arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa barabazanya ati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe kubw'iki gitondo. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga kuba igisonga cy'ingirakamaro, cyangwa se kuba umukozi w'Imana. Hallelujah. Katubyoroshye tubivuga gutyo, kuba umukozi w'Imana. Paul yandikira Timoteyo aramubwira ngo ujye wishyira Imana nk'umukozi ushimwa, udakwiriye kugira ipfunwe. Hallelujah. Yesu yifuje ko muri aka kanya, muri iki gitondo, twiga kuri rino banga. Hallelujah. Abantu benshi bazi ngo ibyo kurya by'umwuka ni ijambo ry'Imana. Hallelujah. Ibyo twese turabizi, ariko muri iki gitondo tugiye kuvuga ku bindi byo kurya by'umwuka. Hallelujah. Turi kumwe? Abacuranga nta kibazo bacurange, tubyumve twese tugubwe neza. Hallelujah. Kimwe mu bintu dukenera kugira ngo Imana igire ahandi hantu itugeza ni ukuba abo kwizerwa, kuba abo kwizerwa. Paul hano dusomye yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ntuzabibwira abantu bose, ntuzabihe abantu bose, ahubwo uzabihe abagabo bo kwizerwa bazabasha kubyigisha abandi. Hallelujah. Benshi ndi kuvugana n'abantu bashaka Imana. Niba ushaka ko Imana iguha ibintu itigeze iha abandi bantu, ukeneye kuba kwizerwa. Abrahamu mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 19 havuga impamvu Imana yamuhisemo. Ntago ari uko yizeye, uze gusoma neza, ntago ari uko yizeye, ahubwo nuko Imana yabonaga ibintu izamuha azabiha abana be bose bakabigenderamo. Mubyumve neza ngo icyatumye Imana imumenya ni ukugira ngo yigishe principles Imana izamuha abana be. Bivuga ngo iki Imana yari ikeneye cyane kugira ngo irekure ibintu byayo, yari ikeneye umuntu uzafata ibyo bintu imuhaye akabiha abandi. Uwo niwe muntu wizerwa imbere y'Imana. Ntago ari umuntu usenga cyane, ahubwo ni umuntu Imana ibona ibyo bintu nibimuha azabiha abandi. Yesu abigishwa basanga
ari kumwe n'umusamariyakazi, arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi. Baribaza, hari umuntu wamuzaniye ibiryo? Arababwira ngo kurangiza umurimo wa data ibyo byo kurya byanjye. Jesus yari afite ibindi biryo by'umwuka birenze ijambo ry'Imana. Haleluya. Benshi murarya ariko kubera ko mudakora muracyari abanyantege. Si byiza ko uguma iwanyu urya gusa. Ningeze imyaka 30 ntarashaka umugore, ni urugero, ababyeyi barakwegera bakakubaza, se bite, nta muntu muri kumwe muri no minsi, kutatwereka ubukwe? Kubera iki? Kuba umwana ni byiza, ariko dreams ababyeyi bagira ni ukugira ngo abana babo bahinduke ababyeyi. Mubyumve neza, dreams ababyeyi bagira ni ukugira ngo abana babo nabo bazahinduke ababyeyi. Dreams abigisha bagira ni ukugira ngo abigishwa babo bazahinduke abigisha. Na dreams Imana igira ni ukugira ngo niba ikwigishije nawe uzigisha abandi. Niba ushaka gukura mu gakiza ukeneye kwitoza gukora. Ukeneye kwitoza gukora. Yesu afite expectation ko ku isi tuzakora imirimo ye ndetse tukarenza niyo yakoze. Ndagira ngo wibaze ngo ugeze. Ikibazo si ku mbaraga, ntago bisaba imbaraga. Mbere yuko Imana ikurema yakuremeye Edeni. Haleluya. Nta kindi kintu Imana ari video naraye ndi kureba, abakozi bano bakora amatelefone, ntago yakora telefone wenda nka iPhone. Apple ntago bakora telefone bamaze kuyiguha ngo ikoreshe bakabona kuza kongeramo utundi tuntu. Ubyumve neza, bivuga ngo Imana niba yarakuzanye ku isi kugira ngo ukore, ntago yakohereje uri igice. Mubyumve, ntago yakohereje uri igice, ahubwo yakohereje nk'imbuto izavamo icyo yayiteganyirije kuba cyo. Niyo mpamvu niba ushaka kugera kure mu gakiza ukeneye kwitoza gukora. Ukeneye kwitoza gukora. Reka mbereke abantu batere imbere mu ijambo ry'Imana n'abantu baryigisha. Haleluya. Gutya iyo wiga ijambo ry'Imana ariko utagira abantu uryo, ntago ujya kure, ntago ugera kure. Reka tubyoroshye, muri classe iyo usobanurira abandi ibyo bintu usobanura, muzabigerageze murebe ibintu wirirwa usobanurira abantu batatu topic imwe muri class, iyo topic directly niyo waba utayizi uba wamaze kwifata mu mutwe. Haleluya. Icyo ndi kubabwira, niba mushaka kugera kure mu gakiza mukeneye kuba abantu bo kwizerwa, bazafata ibyo bintu Imana ibahaye bakabiha abandi. Iri banga Yesu arashaka ko urimenya. Ntago umuntu iyo arya gusa adakora aba umuntu utafite imbaraga, ubyibushye gusa. Reka nze mbere ku rugero. Hari akazi basaba umuntu kuba yarashatse, ufite imyaka 40 cyangwa 50 uyujuje, nta mugore ufite cyangwa se nta mugabo ufite, ako kazi ntako wabona. No mu Mana ushobora kuba ufite ijambo ryinshi muri wowe, ariko kuko utajya ugabura ukaba urutwa n'akana gatoya kangana gutya mu Mana. Kubera iki? Ako kana Imana ibona ko ari ako kwizerwa, ibyigahaye kazabiha abandi. Niyo mpamvu nta minsi ishira ako kana nubwo bari gatoya, mu minsi mike kaba kamaze kukuruta. Kubera iki? Imana ibona ko ari ako kwizerwa, igahora ikongera ibindi. Niba ushaka kugera mu gakiza kuri, ukeneye gutanga ibyo ufite. Abantu benshi baribwira ngo se dutange iki, dufite iki. Umukozi w'Imana Eliya yateje amapfa, ibyo turabizi. Akagezi yari ariho karakama. Major prophet nta biryo yari afite,
ntabyo. Umuntu wari ubifite ni umupfakazi. Haleluya. Eliya umuhanuzi ukomeye w'Imana, wuzuye umwuka w'Imana, nta biryo yari afite. Niyo mpamvu umupfakazi yafashe uturyo duke yari afite, aradutanga, aratumuha. Eliya aramuhanurira, arakira. Ntabwo yakize kubw'iyindi mpamvu, yakize kubwa Eliya. Ushobora kuvuga ngo nta mbaraga mfite zo kwigisha, ariko ufite imbaraga zo gusengera abigisha. Ushobora kuba uvuga ngo nta mbaraga mfite wenda zo kuririmbisha muri worship team, ariko hari ikindi kintu wakora. Bashobora gutera ukikiriza. Haleluya. Niyo mpamvu ntabwo uzaza imbere y'Imana uvuga ngo nta kintu nabonye cyo gukora. Niba ushaka kugera kure mu gakiza, nibanga Yesu ashaka kumenya muri iki gitondo, ukeneye gutangira gukora bititaye ku mbaraga ufite. Bititaye ku mbaraga ufite, ahubwo duce ufite, duce usigaranye duhe Eliya. Duce usigaranye uduhe Eliya. Nutumuha, reka mbabwire mu migani, nutumuha ngo igiseke cyawe ntabwo kizigera kiburamo ifu cyangwa amavuta. Mubyumve neza, nubwo ufite duke usabwa kudutanga. Haleluya. Ntabwo mbabwira ibintu bivunanye. Niba mushaka kugera kuri mu gakiza, uratanga. Iyo ushaka kugera kuri mu gakiza, uratanga. Nababwiye ko impamvu Imana yatoranyije Abraham, musome, ntabwo ari uko yizeye nyuma. Imana yaramumenye kera, yamumenye kugira ngo azigishe urubyaro rwe. Ikibazo tujya tugira mu Bukristo, usanga muri generation zimwe hagenda haburamo aba masters, abantu bari able yo gusavinga abandi. Mose akajya ku musozi, abasigaye bakahita bagwa. Kubera iki? Nta bandi bantu bari muri abo babasha kubasavinga nk'uko Mose yakoraga. Ibyo si byo mbifuriza. N'aba 6 bagiye kugenda bose muri korali, worship, evangelization no mu bakristo. Nibagenda hagomba gusigara abantu bari mature, bazafata ibintu Imana izabaha bakabiha abandi. Abo bantu nawe ushobora kuburimo. Iki Imana ishaka kugira ngo ubemo ni ukuba kwizerwa. Nibona ufite uwo mutima wo gutanga byose Imana izaguha, izabigwa. Reka dusenga Imana. Lord Jesus, Mwami Yesu ufite imbaraga, tugushimira ubuntu bwawe, tugushimira ineza yawe idasanzwe Mwana. Reka uduhe imitima y'umwete Mwami, udukuba abanyamwete mu gihe nk'iki Mwami Yesu. N'igihe gitukaza byose bikarangira. Niyo mpamvu tukwinginze cyane mu izina rya Kristo Yesu Mwana. Dukeneye gukorwaho nawe Mwami Yesu. Reka wuzuze umwuka wera abana bawe Mwana, kuko ari we wabashoboza, kuko ari we wabaha imbaraga. Mu izina rya Kristo Yesu Mwana, ugize icyifuzo mu mutima wenda musengera mu izina rya Kristo Yesu. Ineza yawe nakubonyeho imugaragareho in Jesus mighty name. Tugushimira ubuntu bwawe muri kino gitondo, komeza uganze mu izina rya Yesu. Amen.